urantangaza Yesu we urantangaza. Ako gakorasi ubwo ntikakubereye karabaye gose. Amen. Rero Imana yankuye muri Puberi nkuko iyo korasi ivuze, yarantangaje iranzura ingirira neza. Rero imvunja zaranyatatse zigera ku rwego zigera ku kabuno. Ubu nkuye ipando wajya ngo namaribore. Ubwo rero nibwo basema ibiki amasuka baragiye bashyira mu bisisi by'isina baranje basorobera muri ubutare. Rero kumera gucyo mayo mbaye ngiye kirekire ngiye namvayo gake ngaruka ibuntu Imana iranzura. Rero maze kukira neza nibwo murumuna wanjye yagiye kunyereka imva bari barancukuriye. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Turabashuhuje cyane bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza nanone wo kuganira, kubyinira Imana no gusenga. Ubundi ikintu cya mbere turagira ngo tubanze dusenge, tubwire Imana yuko turi hano tugiye kuyivugira, nayo irururuka ibane natwe. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu urera urakiranuka, tugushimiye urukundo n'imbabazi utugirira, tugushimiye iby'imbaraga wakoze, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uyu mwanya tugiye kuguhimbaza, kumva ubuhamya, ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi. Tuzamuye amaboko yacu tuyatunza ahera mu ijuru, tuguhaye icyubahiro. Uyu mushyitsi turamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umuyobore, kandi imbabazi n'ubuntu bw'Imana bibane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dutera gakorasi tubanze tuyibyinire. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Oya ntabwo azahera azaza, oya ntabwo azahera azaza, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Uri Imana nyamana, 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 nyamana. Turabashuhuje kandi turanezerewe, twagira ngo tubanze tuyicinyira akadiho, irabikunda Imana yacu ijya inezerwa. Turi kumwe rero n'umushyitsi, mbibutse ko iyi ari Arabohora TV. Arabohora TV ni channel inyuzwaho ijambo ry'Imana, ibiganiro, indirimbo n'ibindi byubaka ubugingo. Tuzi ko hari byubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibi rero ni ibituruka mu ijuru, nibyo byubaka ubugingo bikabukomeza. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe rero n'umushyitsi, umutumirwa w'uyu munsi. Turagira ngo abasuhuze anabibwire. Nitwa Habumugisha David, ngira ngo abankurikiranye ubwashize muri programme ya mbere amazina yanjye mwarayumvisha, ariko reka nisubiremo. Ningiye wagarutse rero kuri Arabohora TV nje kuvuga ijambo ry'Imana. Amazina yanjye rero nitwa Habumugisha David, ntuye Kabuga mu murenge wa Rusororo, akarere ka Gasabo, umudugudu w'Amahoro,
akagari ka Kabuga ya mbere. Urakoze cyane David, ubusengera hehe? Ubusengera muri ADPR niho nkunze kuba nteraniye kura ko amasenye benshi bagiye bayafunga kubera corona. Musengera Kabuga ville. Imana iguha umugisha David, turakwishimiye hano kuri Arabohora TV. Turagira ngo duse n'abicaraho gato tuganire twicaye. David, twagira ngo muri make David, nubwo wabanje kubibwira mbere ugatanga n'ubuhamya ni byiza, ariko iyi nshuro nanone kuko hari abashaka kuba bakubonye aribwo bwa mbere, turagira ngo ubabwire David ni muntu ki, David yavukiye hehe, David yamenyanye na Kirisitu gute? Ndagufatira nta kibazo. David mureba hano, Mana yagire neza, umugabo ushimishije, ushima Imana. Navukiye mu cyahoze ari Umutara, mu karere ka Kayonza. Imbere rero byari Kibungo, byari Umutara, ubu ni mu karere ka Kayonza. Rero navutse ndi umwana w'imfura iwacu. Hanyuma nje kugera mu myaka navutse mama asa nkaho yarozwe. Babona ko ninda tazavuka, mbese babona yuko hari izavamo, ariko Imana iza kumfasha ndavuka. Mama arambyara asa nkaho harenzeho igihe kitari kirekire, ntabwo nagiye mbikurikirana cyane. Hanyuma ndavuka rero, maze kuvuka banyita Habumugisha. Izina Habumugisha ryavuyeho. Habumugisha ni ukuvuga ngo ni izina bari mama naramubaje bati kuki mwanyisa Habumugisha. Arambwira ati ngiye nari naniwe mereze nabi, nta buzima mfite, abona ko mbese niyo nditazavuka. Hanyuma rero tubonye tukubyaye, niyo mpamvu twese twita Habumugisha. Urakoze cyane. Nuko bagutwite nyine urumva umubyeyi bari baramuroze, ahari ntekereza ko ari bimwe bita kuzingira umuntu ukunda. Yego, niko ntekereza, nibyo? Ngira ngo ubwo nibyo sinzi. Hanyuma wavukiye amezi 9 cyangwa byagenze bite? Bishobora kuba byararenzeho, ariko ntabwo mbitekereza neza, ariko byari maze igihe kirekire. Ariko ndavuka, maze kuvuka rero igihe kiragera, mugeze mu myaka 2 ishize mvutse, mama ntabwo yakomeje kumererwa neza n'ubundi. Igihe cyarageze rero atandukana na data. Baratandukana, aragenda, maze kwigendera, asiga ndaho ndegwa na data w'umusinzi. Ndezwe na data w'umusinzi rero andera nabi. Nawe urabizi ukorera ko aba papa namwe murabizi, ari umusinzi. Ajya kunywa, yanyitse icyo gihe yahise anyita isakoshi yiwe. Yajya kunywa, kera bajyaga birita ibyo kuhingira n'ubudehe. Hanyuma kantwara neza kubera ko ari muzima. Twageraho mu gihe bateretse cy'intango kunywa, basinze. Icyo gihe bahingaga yasize ku muharuro, bagahinga aho baharuriye, akaba ariho yongera akanyimurira. Igihe cyo kunywa bakitereka intango bagasinda. Yasinze, nawe urumva umuntu w'umusinzi, nimba ari akaguru yaterwaga nakaguru, nimba ari akaboko nakaboko. Mfite inkovu nyinshi z'ibiti twageraga tunyuramo, yagwa akangwira. Mbese ni Imana yagiye indengera, igenda isa n'ubuzima bwanjye, igenda ingi imbere ahataringaniye, igenda iharinganiza. Hari abantu bavuka Imana ikababaho, bagakura bitameze neza. Kandi nta muntu ajya mbwira abantu ngo nta muntu uhitamo ahavukira. Urivukira ugasanga uvukiye mu rugo rukize, cyangwa se ugasanga uvukiye mu rugo rukenye, cyangwa se ugasanga uravutse papa wawe nawe uhari, cyangwa se urasanga batwiswe kubera mu muhanda baba bakuteye inda, bateye umubyeyi wawe inda, ukitwa umwana w'ikinyendara. Mbese abantu bavuka buryo butandukanye, ariko bakivukira Imana ikahababera. Rero ngiye nakuze muri iyo miruho, nkura ndegwa na data w'umusinzi. Muri make guciye mu ijambo gato, ntabwo yongeye gushaka papa wawe. Turaza kugeraho. Yakureze ukiri mutoya wenyine, urumva yarasindaga.
nawe yaraboshye Imana rwose. Rero igihe cyaje kugererana maze kugira ku mwana utangiye kumbese guterura akabido karindwi akajya kuvoma cyangwa se akamajerekani k'amaritiro 10, hanyuma aravuga ati reka nshake. Nibwo rero yarambagiza umukobwa, aramushaka, ashaka undi mugore yitwa mukadata, nyine ubwo niko baza bavuga, ariko urumva nyine barabana batamba mu buzima bwo kubaho gutyo, ariko mumererwa nabi. N'ubundi mukadata nawe yasikwa n'utegwa n'imyuka yo kutankunda, nkura nabi bitankundira, nza rero gutegwa n'ikintu cyitwa imvunja. Imvunja ziza zimeze nk'ibirogano. Imvunja ntabwo byankundiye, nagwaye imvunja zirambabaza, ziva mu mano zigera ku mirundi, ngwara imvunja zigera no ku kabuno, kubera bwari ubuzima nakuriyemo bubi. Naho ashakiye umudamu kugira ngo wenda aze yokipa ubuzima bwanjye, aza atankunda, aza baraho muterera iyo, mbese ntago nakontaho cyane. Buri muntu wese agira uburyarera, agira n'uburyarera mu kurera kw'abantu barera bitandukanye. Ushobora kurera wowe ukarera gutyo bisanzwe, wowe ukarera neza, hanuza ari uko bimeze. Rero nabaye umwana w'imfura, urumuna nayo imaze kugira n'utubaraga, ninjye wavomaga, ninjye wasenyaga, ninjye wakuburaga, ninjye wasekuraga imyumbati, ibintu byose. Rero kutiyitaho no kutagira unyitaho n'ubuzima bubi, ndagenda ntwara izo mbaraga no kuryama nabi, kuko bari barampaye ikirago cyo kusasa waranze ukanakiyorosa, kandi mu ivu, kandi hafi y'ihene. Naryamaga hafi y'ihene, amaganga y'ihene, urabizi kibamo n'imbaraga se. Hanyuma rero imvunja ziranyataka, nkura gutyo merewe nabi. Imvunja zimbana nyinshi, ziba nk'ibirogano, ziva mu amano, kuko icyo gihe bahise bampimba izina Temahagari. Maze kubatema hagari, kuko nabona bashaka kugenda. Najya kuvoma, ntabwo babyoroshye. Najya kuvoma, nagiye mu gitondo saa 1 nkavayo saa 5. Kubera iki? Kutabasha kugenda kubera imvunja. Baguhimba izina ngo ni Temahagari. Temahagari rero ragenda rirakura. Ubwo Temahagari bari bashatse kuvuga iki David? Ni mu muhunge, umuhanda wose yawufashe. Temahagari n'umuntu ugendera hagari nyine, kuko agenda yatambitse ibirenge. Ariko ndashima Imana yarangabiye, none nasigaye nkubitamo congo nkatambuka, kubera Imana twizera, Imana izura, Imana ikura imvunja ikavana umuntu kure, ikamutabara ikandengera. Rero yarandengeye. Imvunja rero zambayeho ziva ku mirundi zigera mu mavi. Urantangaza Yesu we, urantangaza, ukura umuntu muri Puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ako gakorasi ubwo ntikakubereye? Karabaye gose. Amen. Rero Imana yankuye muri Puberi, nkuko iyo korasi ivuze, yarantangaje, iranzura ingirira neza. Rero imvunja zaranyatatse zigera ku rwego, zigera ku kabuno. Ubu nkuyeho ipantaro wajya ngo ni amaribori, ariko ntago ari amaribori. Haleluya. Noneho kumandura kwari ukugura ikarito y'ingwembe, guhandura kwari ugukemburura, bagakeba. None mukadata ajya gafata igihe cyo kumpandura, bakanyambira kubusa buri ubwo nari mu myaka nk'umunani, imyaka 7 aho ngaho. None agazana urwembe agakemburura, yamara gukemburura rero icyenda none byarantunguye. Yamara kunyeba naviranya amaraso, akazanga isogororo kivanze n'urusenda agatsirimamo. Bundi nkarira, nkigaragura, nkasaba gupfa nkabibura. Rero akavuga ngo impamvu abikoze ngo nukugira ngo ntazongera ngo nzanye nihandura, ngo muzaze kuzaba ziye kujya cyongera kuba nyinshi. Mbese ngo njya niyete ngo hari nabikora gutyo nzumva uburibwe bwabyo, hanyuma ze kongera kunyataka. Ahubwo noneho uwo munsi bampanduye zikaza zikubye inkubwe nyinshi, ndagenda mererwa nabi. Rero noneho niho bampimbye izina Kijongoma. Bampimbye izina Kijongoma kubera kwicara ahantu hamwe. Noneho ariko izina bari nyiteye ku ishuri, ubwo barampanduye, maze kumandura, maze bimaze kuma bajya kunangiza ishuri.
Nyakabungo niho twigaga. Natangiye ngiye ishuri mfite imyaka 11. Urumva ko nari nkuze n'ubundi nari narakererewe, n'ubundi byari byarangiye nta buzima nari mfite, n'ubundi byari byarangiye yari debile yari aho ngaho nyine. Mbese urebye Kijongoma ryari ryarabaye ryaramamaye. Hanyuma ngeze ku ishuri za mvunda zongera ziragaruka, ziba ziri kubwe nk'ubwe, noneho bamimbikiza na Kijongoma. Izina Kijongoma bishatse kuvuga ko wacecekaga cyane. Guceceka ni ikintu cy'ikigoyi kiraho, kuko nicaraga ahantu hamwe nimba abana dusohotse ku ishuri nibikomere, tugiye gukina hanze, bagiye gukina, aho ngiye gukina ngiye nkicara hamwe. Noneho nicaraga ku ntebe yangiye nyine, barampaye akato, nicara ku ntebe yangiye nyine, aho nicaye ukajya ngo bahamenye umunyu w'urugero kubera imigi mu ntoki, intoki zaramaye nk'ibyugu. Habwa Imana igira neza, Imana iratabara, Imana yampaye kandi gasura, Imana yansutseho ubundi bwiza, Imana yizaniye undi mubiri umpereza ubundi buzima, iranzura. Bene data mudukurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo Imana irazura. Imana ikura umuntu kure ikamutabara. Ushaka kuba nawe warakure mu buzima bubi bitari bikoroheye, ariko uyu munsi ndagira ngo ubwire izo mbaraga zikura umuntu mu buzima bubi zikamuha ubundi buzima. Uyu munsi murabona ko Imana yanzuye. Rero muri uko kurwara imvunja, Imana iza kungira neza. No ku ishuri niga bidakunda, rimwe nkagerayo saa 5, ubundi nkagerayo saa 7, ubundi nabwiga igitondo nkiga ikigoroba, kandi ubundi nabwiga igitondo kubera kugerayo ntinze. Ubundi ku ishuri bamfata nk'ikigo kiraho ngaho nyine, kiraho kibaye aho ngaho. Rero Imana iza kumfasha igihe kije kugera. Umuriro nimba warambanye mwishimba byagenze bite, nimba ari gicuri nasuse nkupfa ku ishuri pfuye. Ubwo wari mu wa kangahe? Ubwo nari mu wa 2 primaire, niho narengeze. Hanyuma nsa nk'upfuye, batuma ati hagiye umwana n'induzi wabo. Havamo umwana witwaga Sehene, ajya iwacu wazana, agenda avuga ngo yemwe kwa Sadarake kwa Kayonga, ngo kinyarira, ngo Kijongoma yapfuye yanyayanteye. Rero agenda avuga gutyo. Bayobiga izina ryaryo ise Kijongoma kinyarira, nyuma uwo nguwo bavuga ngo yapfuye yanyayaneye nindi. Bari bazi izina bebe, bazi izina bumugisha. Kijongoma yapfuye yanyayaneye nindi. Noneho rero Sehene rero Shuti z'umusara, Imana iratabara igira neza. Imana yaguhindura amazina, Imana yakugira neza, Imana yahindura izina ryawe risa nkaho ritameze ukuntu baguhimbye amazina atandukanye, ariko Imana yaguha izina rishya. Haleluya. Biravuga ngo izaduha amazina mashya, kandi ayo mazina azitwa abantu b'Imana bamaze kwakira agakiza, hanyuma bakagenda mu buryo bw'Umwana, bazahabwa amazina mashya batigeze guhabwa undi muntu uwo ari we wese. Kereka umuntu uri hafi y'Imana, kereka umuntu wasenze Imana, keretse umuntu wayubashye. Nubaha Imana izaguhindurira izina, izahindura ubuzima bwawe, izahindura ubuzima bwawe, kandi izarema ibintu bishya ku buzima bwawe. Birashobora kuba waravutse nabi, warakuze nabi, wararwaye izo mvunja, waramerewe nabi, nta hantu ho kurara ufite, warayasasaraga ikirago ukiyorosa ikindi, nta buzima ufite, warakuze mu buzima bw'ubupfubyi, ariko Imana yagutabara. Ndababwira imbaraga z'Imana zikura mu mvunja, ndababwira imbaraga z'Imana zikura mu bisazi. Ngira ngo amambere nababwiye uburyo Imana yankunyije ibisazi, ariko uyu munsi ndimo nababwira uburyo Imana yankuye mu buzima bwo hasi ku itapi, hasi mu byondo, ndyama hasi mu birago, niyorosa ikindi cyaranutse cyarabaye ubwavumba hafi y'ihene, mu bisogororo nta buzima buhari, ariko Imana iratura ivanayo ingira neza, irasinga, iraminiya, irankotorovaya, ingira umugabo nyamugabo ushimye uhamye kandi uvuga ashize amanga, kandi avuga gukomera kw'Imana. Imana iratabara, Imana irahindura, Imana irazura. Ndagira ngo mbatangarize, wowe unaniwe, wowe utemerewe neza, ubona bidakunda, imbere y'Imana byakunda. Imana yabihindura, Imana yagira ikintu rema ku buzima bwawe. Imana rero yangire neza, Imana yaranabaye, Imana ndayishimye cyane cyane. Icyo nshimira Imana ni Imana idacwa kibera, ni Imana irengera umuntu atabigizemo uruhare.
muri uko kurongotana kose. Imana ihabwe icyubahiro. Davi banzu yizamurira amaboko aho ntitwaharenga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nta kuntu Imana yagukura muri puberi mwivu muri ibyo byose ikaguhindura umugabo uhamye ngo tureke kuyiha icyubahiro. N'abatwumva badufashe tuyizamurira amaboko. Yakoze imirimo ikomeye. Haleluya. Hari igihe abantu bumva ibi bintu bakagira ngo ni bimwe by'abarokore David. Ubasobanura ukuntu wari umusazi wiruka ugenda utoragura puberi. Buriya n'abariya bose bari muri puberi bariya bose barozwe. Yesu yabakurayo bakaba bazima bakazana abagore. Aba bana bose bakuze nabi mu muhanda badafite ababitaho bararwaye imvunja. Yesu afite imbaraga. Imana yagukuye hariya nabo yabagirira neza. Twari dukomeze twe tugeze ahantu ku ishuri babaririza umuntu uri uzi wanyu kuri uwo kurongotana kose. Imyaka yose y'uburongotane Imana yarayifashe. Amen. Igenda ibika ahantu mu bubiko. Haleluya. Igenda ishyira ahantu mu bubiko bwayo kugira ngo igihe nk'iki izabikusanye mu gaseke kayo yongere ibingarurire wowe ubyumve umenye ko Imana itabara. Rero uko kurongotana kose ndwaye imvunja namerewe neza ngeze mu wa kabiri. Mu by'ukuri mu wa kabiri primaire ntago ubikuruye nta mbaraga nazo. Reba imvunja ndagera saa 5 bandi basohotse saa 4 barakina nibwo ngiye kwinjira. Urumva uwo mwana yarazi ubwenge se? Nta bwenge ndanifite. Banyitaga kinyarira nyuma kijongomo. Nta buzima narihebye. Amazina yaraba ku ishuri hose. Ku ishuri hose birashimishije wakuye kuri banyita kijongomo. Kinyarira nyuma kijongomo. Ako Yesu uri mwiza n'ukuri. Nawe ngo bitabera. Ntawe bitabera. Nawe Imana itagirira neza. Haleluya. Nge shima Imana. Ubuzima bwawe ni ugushima Imana. Kuko nagaruriwe andi mahigwe. Nagaruriwe ubundi buzima. Muri make ndi mu byirato. Ndi mu neza y'Imana. Ndi mu bwiza bw'Imana. Ndi mu kugendererwa n'Imana bundi bushya. Mbese ndambwira abantu ngira dudu yasinga. Igakontorovaya. Ikaminiya. Kuminiya rero ni ukugushyira harengeye. Ikagushyira harengeye ahandi abantu bakureba neza. None urabona ko Imana yanduduye yasinze yashize no ku macano. Ikirangirire inamenyekana yashyizwe ahagaragara yagezwe ahakomenya aho kumenyekana kugira ngo abantu bamenye ko Imana igira neza. Idatabara se mu mvunja iro de bare iyo ngiyo kwa makiri hadafite ubuzima nta buzima buhari haboneka Imana indengera. Haleluya. Nyuma y'umuntu hari undi. Ariko turaza kongera. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Amen. Nyuma yo kubabara. Nyuma yo kumererwa nabi. Davi igira juru. Ntabikunda. Bitemera. Imana irari mu bundi buzima. Ikabukuzanira. Ukabaho ugatambuka. Imana ikavuga ngo narakuremeye. Amen. Haleluya. Imana rero iramfasha. Muri primaire namerewe neza. Bidakunda. Nikubita hasi. Hanyuma usa n'urwaye igicuri. Sa nk'urwaye igicuri. Nawo ni umuriro w'imvunja mwinshi. No kuhaga kato cyane. Narihebye ndi kure cyane. Umuriro rero azurankubita. Bagiye gutabaza kijongoma yapfuye yanyayanteye. Baraza bazana ingobyi kera urabizi ingobyi nyine zo mu cyaro. Bashyiramo barajyana mu rugo mari gihe kirekire. Narameze nk'uwapfuye. Navuye mbona umuntu nk'agashishi umva ko mbese navuye yose uziko navuye usanga baracukuye imva.
banganganira murumuna wanjye aranganirije aravuga ati usiko bari bapfuye bagiye kugushyingura bakaza bakanyarutoki bakazana bagahutu abaturage bakaza gucukura mu rutoki bakacukura imva ati tugende nkwereka imva aragenda nyereka imva asanga basizemo ibitumba n'imiteja bya bindi byo mu rutoki barabishyizemo bahamba imiteja rero bari buhambe uzize umuriro w'imvunja umunsi wo kunshyingura data yagiye kupfunyapfunya mu kirangiti no mu rurago bahuzahuza uramuna ko nyine umupfura ujya hanuka ngabona nkuzanya akajisho mbese ngo ndagarutse aravuga ati yewe tudahama umuntu muzima tukazamubazwa aravuga ati rero ni mutahe nibirangira nzongera ngire nte mbabwire muze tumushyingure n'ubundi nta buzima afite yararangiye ubwo rero nibwo basizemo ibiti amasuka baragiye bashyira mu bisisi by'isina baranje basorobera mu bitaro rero kumera gutyo mayomba igihe kirekire ngiye namvayo gake ngaruka ibuntu Imana iranzura rero maze kukira neza nibwo murumuna wanjye yagiye kunyereka imva bari barancukuriye umva kuri Imana ibana mu rupfu Imana kumitabara umva kuri Imana irengera Imana imvana ariko David ubwo tukiri aho ko wari urembye bakujyanye nibura kwa muganga cyangwa bahise bakujyana rero kada kwa muganga se icyo gihe bimeze gutyo bamwe bavuga ngo ni imizimu nazo umuntu yari ku ishuri arapfuye baje batabaza ngo kinjiro ngoma yanyayaneye kurumva bavuga ko ari ibintu bifatika bavuga ati ni imizimu yamuteye iwabo yongeye mu miryango nuko za karande icyo gihe ntabwo bakujyana kwa muganga ahubwo bazana abavuzi ba kinyarwanda rero bazanye abavuzi ba kinyarwanda baze kungura buryo wanye bagoye bazana igicaniro bacana ninuza n'impindu bakajya batwika ngo barabitwika ngo bivemo bisohoke oya botsa ahubwo byanteye ngo ibyo bizimu byamwiciye ku ishuri nikaba byotse barankebagura yego Mana y'amahoro baguze ikeberaga ikihugu iyo nyine ngo birukanaga bagahandura bagakeba bagashyiramo imiti birukanaga icyangiriye nabi kugira ngo reko nabone se umubyeyi ufite ubujiji koko Mana yanjye umubyeyi wese akora ibyo wumva itekereje n'ibyo wamubwiye abantu rero ubwo ngira gutyo ngiye namvana ndasaga bandoze narazwe inshuro nyinshi urabona ko gahanga kose kuzi ndasaga ubu umubiri wose ndakibaguye bandoze inshuro 7 byahereye icyo gihe ubwo icyo gihe bwa kabiri ubwa mbere barandoze mvayo ubwa kabiri barandoga mvayo ubwa gatatu barandoga mvayo ubwa kane barandoga mvayo ubwa gatanu barandoga mvayo ubwa gatandatu bandoga ibisazi nabyo Imana yarabenyejeje rero ubwo burozi bwose Imana igenda ibusiba uyu munsi turabaga washima Imana rero imvunja ndazikira nkura gutyo Imana igenda ifasha mba muzima icyo cyiciro cyo kugwara imvunja no kumererwa nabi kivaho mba umuntu muzima nibwo rero naje kuba habaje ko muzi ko habaye intambara mu Rwanda murayizi ko yabayeho hanyuma abantu barahunze bahungira mu mahanga atandukanye twaje guhungira Tanzania twebwe tuhungiye Tanzania tugema igihe kirekire tuza kuvayo aho tuviriyeyo rero tuza tugaranga mu masambu yacu no mu mazu yacu bamwe twasanze yarasenyutse hanyuma igihe kigeze rero nibwo nageze nte data yavuze ati umaze gukura umuntu w'umugabo genda ube wenyine aranyirukana rero igihe cyarageze biba bitanakunda neza ndamureka tujya muri gacaca hariho gacaca bati data yanyirukanye kandi se nakura none numbaza impamvu yanyirukanye ati nta bagabo babiri babana mu nzu aranyirukana ntangira ndigondagondera akantu nanjye niberamo rero mba muri ubwo buzima mbaho nibwo nagiye mu nka njya kwiragirira haza abakonyine bano bavuye Uganda haravuga ati wa mwana w'umuhungu waje ajya kunsaba papa ati umuhungu wawe wenyine wamunyihereye akajya kundagira ndagera nigera mu bahima nkajya niragirira inka mbaye igihe kirekire nkura gutyo ubuzima bubaho gutyo ndaza kugaruka rero nibwo nyuma yaho naje guhura no wa mwuka nababwiye wanteye nagarutse muri yanzu yanjye nyibamo mbo murokore ndakizwa niho nabatijwe mba muri iyo nzu yanjye nyine ariko ubwo naravuye mu bahima ndabatizwa maze kubatizwa umuvuga butumwa njya nigisha abanyagice
umuririmbyi rero nyuma yaho ukiraho gatoya David waje kugenda njya kuragira inka ukabona ko ukuze nkuko bizwi ko iyo umuhungu akuze agera igihe cyo kwibana kanagera nari nkuze ahubwo ni wari ufite nk'imyaka ingahe muri myaka 13 4 wari ukiri muto 17 17 aho none urumva ntago nari nkuze cya busore wajya kuba gwibana nyine ahubwo nta wamenye ibyari byo ni Imana izakwigisha imenya ubujya kwigisha wenda agira ngo umenye ubwenge cyangwa igeni bujye yohereza marayika yagiye atangire kubera ko yarimo kuntegura ko nzaho umuntu wo kubwiriza amahanga yose kugira ngo nyigishe rero mbaho muri ubwo buzima mvayo igihe kijya kugeza ndabatizwa maze kubatizwa ndakizwa nibwo naje mba muri iyo nzu nibwo naje guhura n'ubuzima nababwiye mu gice cya mbere ku nabaye umusazi bakanduga ibisazi nkatorongera Imana ikaza ko nibana niho nasazi Imana rero iranzura mba muzima nshuti rero z'umusaraba ndasara narasaze ngira ngo bamwe bazakurikirana bakurikiranye sorry utangira gusara wumvaga bimeze bite mbabarire kuba nkubajije iki kibazo ni ikibazo abantu benshi bibaza akavuga ati nk'uyu muntu wirukanka mu muhanda arya ibitaka rwana aba yumva bimeze wumvaga bimeze bite byari bitererano byatangiye bite wumva muri wowe byaje urumva nari umuvuga butumwa nigisha abanyagice ndi n'umuririmbyi muri korali muri ADPR ukishijwe neza nkijijwe pe nabyumvaga David utabivanga ntavanga noneho numva nigisha abizera bashya muri ADPR kandi muri ADPR uzabizi condition bagira ntago bagushinga ibintu byo kubwiriza abanyagice batakubona ko ufite imbuto nzima naritwareka bwose mu buryo bwose bushoboka ndi n'umuririmbyi umuntu abarakuroze nkunda Imana birangije naba nimba ari ishyari nimba ari ikisumbaza kuko nabaga nyine ariko nkitaho nkambara neza mbikagarara mbese ko ndi umwana w'umuhungu ubyirutse imyaka 17 ndagasore keza buretse kumaze gukora maze gusaza ariko naraga gasore keza kameze neza noneho rero byaje biti byaje nk'ibitererano byaje nk'ihembe byije nk'ihembe binyinjiramo rero binyinjiyemo guhera ubwo nsohoka nambara kwambara neza kwakumara neza kose ndaguta mbese n'amafaranga nabanye afite nkajunya muhanda ibintu byose ngasohora ngashwanyaguza nuko rero nasaze rero abantu bakurikiranye igice cya mbere nuko nakize ubu ngubu igice cya kabiri twari tujemo kugira ngo babwire kuntu Imana yankuye kure imvana mu mvunja ngirete rero nuko Imana nyije rero nateguye ijambo sorry ndarivuga humura ukuntu wakize ubwo nyine kuko ibi bintu turi kuvuga abantu benshi bazabyumva harimo wakibaza ati none yakize gute warabyutse usanga wakize cyangwa waje kwegera abantu b'Imana baragusengera igice cya mbere narabivuzeho neza cyane mbitondora ku ntakize nasitiye mu rusengero rero naje gusara nciye mu ncamake mbaye igihe kirekire mba mu ishyamba ntunzwe n'imyonza n'imisagara inza kuvayo nsanga gufata mama ku ngufu ngo mugire umugore mu gihugu cy'u Rwanda niwo mugore mwiza izo topic zose zambayeho igihe kiragera ndakomeza njya mu isoko ry'Ikabarona rahaba igihe kiragera mbikayonza ndi umusazi nambaye mariniyeri nambaga mariniyeri ubu nambaye ipantaro Imana yangiriye neza urumva ako David babarira umbwira Imana ikura wambaraga mariniyeri oya ni mariniyeri Imana iramfasha mba muri ubwo buzima bwo mu masoko igihe kiza kugera ndi mu isoko ry'Ikabuga ariho yangejeje Imana yarimo kugenda izana nari umusazi nyine ubwo Imana igenda ishyikiriza mu makiriro muri nava mu buzima ba mu masoko rero igihe kirekire Kabuga ni Imana yamvanye yaje kunsanga ngo ndota nahimvamo ndi umuzungu ariko umusore mwiza w'umuzungu ufite ibyo byose ku mubiri byiza ariko wambaye ubusa naho ni imbabazi z'Imana zanjeho zirampindura ubuzima mba muzima imbaraga z'Imana zinzaho nibwo rero icyo gihe nagiye mu rusengero umukozi w'Imana witwa Savier niwe wansengeye igice cya mbere nyanga bakurikiranye ubwayo bwa mbere barabyumvishe Imana yangiriye neza irantabara iranzura inkiza umwaka aransengera nake niko nakize ibisazi wa munsi 2003 mu mwaka wa 2003 nibwo nakize umwuka bisazi ngira ngo mumaze imyaka ingahe 18 harwo nimba 2001 umwaka bisazi ubu 2021 ubundi imyaka isize yose narakize ubundi umusore ushima Imana Imana itarakoze imirimo ikomeye rero Imana irazura uyu munsi rero ubundi umukozi w'Imana amen ubuhindutse umuvuga butumwa rero
ubu nabaye umukozi w'Imana mbwiriza ubutumwa abantu batandukanye kandi pe Imana yankuyemo ivata. Amen. Ndi umuhanuzi uhanura ntabwo bafite. Urampanurira. Imana ni ibinyemerera. Ndi umuntu Imana yazugira ntabara iyo mvuze ikintu Imana ikimbwiye kiba ari icyo. Abantu benshi bazubamya bwanye n'abazangu cyane bazubamya bazajye batanga amakomenti bababwira ku Imana inkoresha. Imana iratabara arubona sengeye arazuka abamuzima. Uyu musa tuyindera n'umuhamya. Mukuru yarapfuye bimuhanuye mu giti. Naramusengeye. Musengeye Imana iramuzura imugira umuntu ubuzima uyu munsi atuyindera. Iyo ngiye bantekera neza pastor yaje. Cyo ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Cyo ni ikimenyetso cyo gusengera abantu. Nasengeye abantu benshi batandukanye Imana igenda ikora imirimo itandukanye. Amen. Imana iguha umugisha David. Iyi ni Arabohora TV. Nkwibutse yuko Yesu abohora nawe yakubohora. Imana yabohoye David afite n'ijambo kuko ntabwo Imana yamukiza ibisazi ngo imwime ijambo ry'Imana. Afite ijambo muri we kuko ijambo rirabohora, ijambo riraruhura, ijambo rirakiza. Reka abwire abakunzi barabohora TV ijambo ry'Imana riri ku mutima we kuko turi kwegereza n'umusozo. Imana iguha umugisha. Reka mutwemerere twongere twicareho nta kibazo. Imana rero yampaye ijambo. Ikibazo niyo nafata. Imana yampaye ijambo. Tusoma muri Yesaya 45. Na Imana niho yampaye ijambo kugira ngo ndibaganirize. Kandi iyi Mana dusenga izakora imirimo ikomeye ku buzima bw'abantu. Imana izaringaniza hataringaniye iharinganiza. Nkuko nababwiye ko Imana yantabaye muri ibyo byose. Imana ikantabara ikanzura ikampa ubuzima. Uyu munsi nkaba ndi mu mbaraga z'amavuta. Ndagira nti imbaraga z'iki z'amavuta. Rero Imana itanga uko ishatse kandi irengera uko ishaka ikarengera umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Hano rero Imana yampaye ijambo nabwiye ko n'umuvuga butumwa kandi ndi n'umuhanuzi. Mpanurira ubuzima bw'abantu, abantu bari batafite ubuzima gahabwa ubuzima. Reka dusome ijambo riboneka muri Yesaya ibice 45. Niryo jambo Imana yampaye kugira ngo turiganireho. Titire aravuga ngo ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati ni we mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarigwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihinduzo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe aha hantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari nge Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari ngewe wera Imana ya Isiraheli kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranyije. Nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Imana igiye kutugira neza. Yabwiye uyu mugabo ngo nguhimbye izina, yewe Kuro nguhimbye izina. Bibiliya igaragaza uyu mugabo Kuro yari umugabo utoranyijwe ko kuba umwami. Hari abami bari baratambutse muri icyo gihugu barayoboye, ariko Imana iramugendera, asaba Imana ngo imugenderere cyane. Hanyuma Imana iramwihishurira imubwira ko izamwambika imbaraga ikamujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza ibihinduzo by'ibyuma ikabicamo kabiri inzugi z'imiringa ikazikingura. Muri make Kuro Imana iramwiyereka. Imana iramugendera nk'umuntu wari usabye Imana ngo imwiyereke, nk'umuntu yari usabye ngo Imana imwiyereke kandi imubwire ibyo azakora. Hanyuma uyu Kuro mu gihe cy'abami bari bafite uburyo bayoboye kuri izo ngoma zabo, ariko Kuro azatoranyijwe n'Imana. Arangije yumvira Imana, asaba Imana kumuyobora. Imana yarangije imubwira ijambo aryo shaka kubabwira. Nawe ari ikijama ari Imana yakuvuzeho, ari Imana yaba yarakubwiye mu buhanuzi mu butayu, cyangwa se urota uri mu nzozi, cyangwa se ubihereje umuhanuzi nkuko nanjye nakuze uyu munsi kuguhanurira. Hari ibyo Imana yakubwiye ku buzima bwawe. Rero uyu Kuro Imana iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, ibihinduzo by'ibyuma nzabicamo kabiri kandi inzugi z'imiringa nzazikingura. Rero hari ibintu Imana igiye gukingurira abanyarwanda.
vuga amen. Hari ibintu Imana igiye gukingura abanyarwanda, igiye gukingura aboroheje, igiye gukingurira abemeye guca bugufi bagahindisha umushyitsi n'ijambo ry'Imana, bagaca bugufiya bakumva ijambo ry'Imana bakarigendamo bagakizwa bakamererwa neza. Imana igiye kubakingura inzugi, izabajya imbere hataringaniye iharinganiza, ibihinizo by'ibyuma izabicamo kabiri, inzugi z'imiringa izazikingura, kandi izabaha ubutunzi buri ahantu hahishwe mu mwijima, ibatangariza umucyo w'itangaza, hanyuma umucyo ugaragare ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ndimo ndahanura ubuzima bwanyu, mumenye ko ari Imana yakura ubuzima bwawe, umenye ko Imana yagutabara, umenye ko yakurengera. Iri jambo ni rizima, ndaribazaniye kugira ngo mumenye ko Imana yajya imbere yawe ahataringaniye ikaharinganiza, nk'uko yandinganiriza ubuzima bikampa ubuzima bushya, ikanshyiraho imbaraga nshya. Uyu munsi nkaba ndi umusore n'umugabo ushima Imana, nkaba kandi mfite ibihamya bimpamiriza yuko Imana igira neza. Uyu Kuro nubwo yari umwami, ariko yabonaga bikomeye, nta mbaraga yabona ziyobora abantu bashonje bamerewe nabi, igihugu gikenye kitamerewe neza, nta buzima, nta mafaranga, nta mafaranga agaragara. Ariko Imana inavuga ngo humura, nubwo ubona nta mafaranga ahari, nzaguha ubutunzi buri ahantu hihereye, aho utabona bidahari, nzaguhishuriramo ubutunzi, hanyuma nawe umererwe neza utunganirwe. Imana isubiza Kurira mukomezi muha imbaraga. Nawe ndakuzana ijambo ry'ihumure ngo uyinkomezi, wowe ukora sibikunde, wowe wize amashuri yawe ukayarangiza ukajya kudepoza ugashakisha akazi ahantu hose ukakabura, Imana izakuvirayo, izakuzanira ubuzima, izagushyiraho inzira, izakuringaniza ahataringaniye haringanize. Ndagira ngo mbabwire ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi, ijambo ry'Imana umutsima, kandi umutsima utetse neza. Imana yaraduteguriye kandi itateguriye ibintu byiza. Iyi jambo ry'Imana ngewe mbwira abantu ko ari Imana yaduhaye kado, yaduhaye ibahasha tugenda tugasoma tukamenya uburyo Imana igira neza. Kuri rero Imana yaramurengeye, imugirira neza, imuhindura ubuzima nk'uko nanjye yabimuhinduriye, ikamu ubuzima bushya. Uyu munsi nkaba ndi umugabo ushima Imana. Mwagiye mwumva ubuhamya bwanjye, mwagiye mwumva uburyo Imana yantabaye. Imana rero izatujya imbere hataringaniye igira ite iharinganize. Yewe Kuro we, nubwo umerewe nawe, si Kuro mbwira uyu munsi, Kuro yavuyeho. Uyu munsi turi abagabo, turi mu Rwanda, turi mu gihugu cy'u Rwanda. Ndimo ndabwira abanyumva mwese mumenye ko Imana nta itakura umuntu, nta itamushyitsa. Nshuti z'umusaraba, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni umunezero, ijambo ry'Imana kandi ni ubuzima bwa buri muntu wese. Rero nubwo ubona bidakunda, nubwo waba warize ukabona amashuri warayangije nta kazi ufite, Imana yakuvirayo ikaguha akazi. Nubwo ubona washakisha ubuzima bukanga, ariko Imana yakuvirayo. Nubwo ubona mbese nta cyerekezo cy'ubuzima ufite, Imana yampaye ubuzima ikampa icyerekezo cy'ubuzima, nawe yakuzanira ubuzima, yagushyiraho inzira, yagushyiraho ahataringaniye. Topic y'icyo gendererwa cyane icyigisho cyanjye ni ukuvuga ngo izakujya imbere ahataringaniye iharinganize. Ibyo ubona bidakunda, ibyo washakisha sibikunde, wagejeje kubaka n'akazu bagasenya, wagejeje gushakisha urafondafonda byaranze, bamwe bashatse no gusubira mu cyaro ngo imijyi muyireke. Ariko ndagira mbabwire, rindira aho uhagaze, rindira ku izamu ryawe. Yabwiye iki? Yabwiye umugabo umwe ngo hagarara ku munara wawe urindiriye kandi izagusohoreza. Yabwiye umugabo umwe iramubwira ati nuhama mu bwisho bw'isumba byose izakubera Imana kandi izakugira neza. Rero Imana twizera ni Imana itabara, Imana twizera ni Imana irengera, Imana twizera twumvishe tubabwira ni Imana ikura umuntu mu rupfu ikamushyira ubuzima, ikamuha ubuzima, ikamubaka bundi bushya, ikamusana, ikamugira neza. Ijambo ni rizima rero. Kuri uyu nguyu rero, nubwo yaragiye kuyobora igihugu gikenye, ariko Imana ntabwo yari ikenye. Nubwo yabonaga bitomworoheye ubuzima bwe, agiye kuyobora abantu bakenye barushye bamerewe neza nta buzima bafite, bazamuhata ibibazo, ariko Imana avuga ati nzakubera igisubizo cy'ibibazo byawe byose. Nawe Imana yakubera igisubizo, Imana yakubera igisubizo cy'ibibazo byawe byose. Imana yazura ubuzima nubwo bidakunze, nubwo ubona bitemera. Ngira ngo mbabwire ngo maze imyaka irenga 4 shatse umugore, ntabwo nagira amahirwe yo kugira umwana, ariko turategereje
dutegereje Imana kizatugira neza, kizadutabara. Rero izatujya imbere, inzugi z'imiringa zikingure. Aho ubona ukingiraniwe, abidakunda bitemera, Imana igiye kugukingurira inzugi. Ndagira ngo uhanure nk'ubuzima, kandi turi umucyo w'isi. Umucyo, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntabwo ujya wisha inzandiko. Reka dusome Matayo ibice 5, abari naho nsoreza. Kuro Imana yamuhaye ubuzima, imujya imbere hataringaniye iraharinganiza, abona ubuzima, kandi Imana imuha n'ubutunzi, kuko mu bami bose batunze Kuro yabarushije gutunga. Reka dusome Matayo ibice 5 duhere ku murongo wa 4. Ahigwa abashavura kuko aribo bazahozwa, ahigwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi, ahigwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa, ahigwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa, ahigwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ahigwa iki? Ahigwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahigwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Ahigwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahigwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi, bawampora. Muzanezerwe, muzishime cyane kuko ingorano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi nubasha kwihisha, na wakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Nshuti z'umusaraba, turi umucyo w'isi, kandi Bibiliya yavuze ngo turi umunyu. Ese umunyu ukayutse waryoshwa n'iki? Kiretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Nshuti z'umusaraba, hahigwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa, kandi hahigwa imitima iboneye. Umuntu ufite umutima uboneye, Imana izamugenderera, Imana izamugira neza. Icyo Imana yabwiraga Kuro, yamubwiraga kwitonda, akagira umutima uboneye kandi agakiranuka muri byose. Mu byo azahura nabyo agakiranuka, nawe ibyo uzahura nabyo nukera ukagira neza, ukagira umutima uboneye, Imana izakugira neza, izagutabara. Rero ijambo nabateguriye n'iryo ngiryo. Topika y'ijambo ni uvuga ngo gira umutima uboneye, ubane n'Imana, ube hafi y'Imana, izakugira neza, izagutabara, izaguha ubuzima. Nanjye utari ufite ubuzima, uyu munsi ndabufite. Uyu munsi Imana yaranzuye, yangire neza, ngira ngo murambona kuntu Imana yangire neza. Rero abari mu mahanga yose no mu gihugu cy'u Rwanda hose, impande enye z'igihugu, mudukurikirana ku macana atandukanye ndetse n'amajambo y'Imana atandukanye, nimuhinduke. Mbahaye imbaraga zo gukizwa no guhinduka, kandi impamvu twitera inkota tuvuga ibyo Imana yadukoreye n'aho Imana yagiye dukura, ni ukugira ngo mumenye ko Imana igira neza, itabara, kandi yabajya imbere hataringaniye ikabaringaniza. Ibyo ubona bidakunda, ibyo ubona bitemera, ibyo ubona ushakisha sibyemere, uko Imana yabikora ikabigira neza, ikagutabara. Rero ndabasangiza iryo jambo, mugende nimuhumure, mushire ubwoba, mube abagwaneza, kandi mubo umucyo uvira amahanga. Kandi umudugudu ubatwe ku mpinga y'umusozi ntabwo basha kwiza inzandiko, turi inzandiko z'abantu, dusobora buri muntu wese. Muramenye mwitware neza, mugenda munyura hose, nubwo bitoroshye muri iki gihe cya none. Iri ni ishuri twibereyemo rya covid, ariko Imana izatugirira neza, izadutabara, izaturengera. Mukomeze mwumve ijambo ry'Imana kandi mukunde gusenga, mube hafi y'Imana, mukomeze kumva ubuhamya, kandi mukomeze kuba hafi y'Imana, mwiyizere, Imana izadutabara. Rero tuba umucyo w'isi, kandi tumere neza mu mitima yacu, hanyuma nibwo tuzahera ko duhimbaze Data wo mu ijuru igihe cyose, tuba imbuto nziza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka nsoze dusenga. Murakoze. Amen. Dushimiye Imana cyane ku bwa David. Amen. Afite ubuhamya bukomeye, mwabwiyumviye, afite ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, yakumaze ivata mu kanwa. Amen. Iri jambo ararivuze, numva nanjye riramfashije. Nawe iri jambo rigufashe.
yabwiraga kuro, ariko ubu si kuro ari kubwira. Imana ni wowe imutumyeho kugira ngo ihindure ubuzima bwawe. Imana ibaha umugisha. Atarasenga rero reka nongere nshima Imana. Haleluya, haleluya. Imana iha umugisha David, reka asenga Imana. Ibyo twavuga ni byinshi, ariko iby'Imana yakoze ni byinshi. Imana iguha umugisha, ubasengere. David nukuri nafashijwe. Amen. Bakunzi barabohora TV, murumva ko Yesu aruhura. Uyu mugabo murabona ukuntu asa neza, murabona ukuntu yuzuye ubuntu bw'Imana. Yesu yaramuruhuye. Nifuje nanjye kugusengera kugira ngo Imana izaguhe umwana. Kandi irabishoboye, sibyo? Ndagira ngo usenge Imana, ariko nanjye mu izina rya Yesu Kristo wampamagaye izaguha urubyaro, ugira ubundi buhamya bushya. Amen. Gusa singusengeye, urizeye kandi Yesu azabikora. Ngaho senga. Babwire nimero yawe ya telefone hanyuma uhite usenga. Ndabashimiye kuko kudukurikirana mu biganiro byacu, mu buhamya, mu ijambo ry'Imana. Abakurikiranye igice cya mbere, Imana ibaha umugisha. Mujye mukana subscribe kandi mukane no kajogera, musangiza abantu ubutumwa. Kandi n'ijambo ry'Imana ni ryiza, rirabohora. Rero ndagiye kubasengera kugira ngo Imana ikomeze kubashyigikira kandi ikomeze kubafasha. Hanyuma rero nababwiye ko ntuye Kabuga, mu karere ka Gasabo, mu mudugudu w'Amahoro, Kabuga ya mbere. Nomero yanjye rero ni 0788 52 6 50 76. 0788 52 6 50 76. Iyo niyo nomero yanjye. Ushatse wambona igihe cyose ndi online no kuri WhatsApp, niyo ngiyibaho. Imana ibaha umugisha. Rero reka mbasengere Imana ibaha imbaraga, mugende mwumva ubutumwa, mwumva ubuhamya, mubyizere. Wowe wumva bidakunda bitemera, Imana izakugira neza, izakujya imbere hataringaniye haringanize, nkuko yabwiye Kuro, nkuko yabwiye bamwe batandukanye, nanjye nkuko yangire neza kanjye imbere hataringaniye karinganiza. Mana ko yampaye ubuzima ikanzura, uyu munsi navuga ngo ndi umuzuki. Imana yangire neza irantabara. Reka rero mbasengere, Imana ibaha umugisha. Mana y'amahoro, byiringiro bizima, bwugamo bw'umugaru, umuntu ugushikamijeho umutima uzamurinda za mahoro masa, azaba hatikanga ikibi, kandi biteye ubwoba bya nijoro ntabwo bizamutinyisha. Mana ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe n'ubwugamo, ijambo ryawe n'umutabazi, ijambo ryawe tugishyirireho tukarigendaho tukarikomeza aho ritubera inkomezi. Ijambo ryawe n'umunara, ijambo ryawe n'inkota icyaya mugi yombi irakubita igahinguranya, hanyuma wari ufite umutima wabaye agahabwa imbaraga, kandi ubabare ukavamo akaba muzima akabohoka. Ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirasana, ijambo ryawe rirazura. Kandi Uwiteka Imana isumba byose, nakubonye mu bihe bitandukanye, nakubonye ngirira neza, nakubonye ndengera, nakubonye unzura. Uri Imana, uri isoko ngari y'ubuzima bwanjye, ni wowe uvuga bikaba, ni wowe utegeka bigakomera. Iyo ngiye imbere ndatambuka, iyo ufashe ukuboko urandandata bikemera. Uyu munsi twabyutse ku bwawe, uyu munsi turavuga ku bwawe, ni wowe utuma bibaho, ni wowe utuma tuvuga, nta wundi watuvugisha. Ni wowe Mana igaragara bugacya bukira, uyerekana buri munsi na buri segonda, ukora imirimo itangaje. Wigenderera aba bantu, ubagiriye neza, ugendera isi yose, utabara abantu bawe bamerewe nabi. Covid yarashegeje abantu, tuma turabura abacu bagenda batuwe mu buryo butunguranye, ariko uri Imana yatugira neza, wadukurira iki cyorezo kigashegesha isi yose. Mana y'amahoro, turakwizera. Hari ibyo wankoreye bitandukanye, nagiye mbwira aba bantu, Mana wabagira neza, rero wabatabara, wabarengera. Uri isambu ngari, uri ubwugamo bw'umugaru, umuntu ukwishingirijeho uzamurinda, azaba amahoro masa, azaba atikanga ikibi. Kandi Uwiteka Imana isumba byose, ndabasengeye, sengeye abagufi, sengeye abasaza, sengeye abasore, sengeye inkumi, mu izina rya Yesu. Buri muntu wese uri mu bitatunganye aveyo, amenye ko Imana igira neza, ikura umuntu mu rupfu akaba muzima, agahabwa ubuzima. Mwebwe baharongotaniye hirya hano hatandukanye, mutizere Imana akibaho,
Imana irakora, Imana igira neza, Mana y'amahoro. Narakubonye unabara, narakubonye undengera, narakubonye unzura, wankuye mu rupfu, ababyeyi barishima, wankuye mu rupfu, mu mugore. Uyu munsi uyu mukobwa tubana yari gupfiga ubusa, ntabwo yari kubona umugabo umeze nkanjye, ariko waranzuye ubuzima, imbaraga. Uyu munsi arantekera, Mwami nkafungura, Mwami watanze ubuzima, Mwami ushimwe, Mwami uhimbazwe. Ni ibihamya, ni igihamya cy'abantu, ni ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Mwami unyambike imbaraga, unyambike umucyo wawumbeho, ubutware bwawe bungereho, imbaraga zose ziganze ku buzima bwawe. Hari imirimo wakora, hari ibyo washyiraho, hari ibyo wasana, hari ibyo wagendera abantu bawe bakabibona. Mu izina rya Yesu dukeneye ikimenyetso gishya, imbaraga nshya, Mwuka wera mu izina rya Yesu. Reka mufasha mu buzima bwa buri muntu wese, buri muntu wese bitemerera, buri muntu wese bitorohera, buri muntu wese abona byanze. Ashobora kuba afite umurwayi yaravuje byaranze, ashobora kuba aragiye shahashika byaranze, ashobora kuba arwaye diyabete byaranze, ashobora kuba arwaye indwara y'icyorezo byaranze, ashobora kuba arwaye sida byaranze. Nta ndwara n'imwe Mana udakiza. Gendera abantu bawe bakizwa, irengero batabare, kandi uhereye none kugeza iteka ryose ndabahanuriye, mbahaye ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Nimwakire ubuzima bushya, nimwakire kubohoka, nimwakire imbaraga z'igitangaza, mwakire kugendererwa bushya mu izina rya Yesu. Abarotaga nabi murote neza, imyuka mibi bateraga mu gicuku cya nijoro ndayirukana mu izina rya Yesu. Ndatura ubuzima wowe wategwa na nyabingi, nirukana ubuzima wowe bwategwa na nyabingi. Umuriro wa dayimoni ndawutesha agaciro mu izina rya Yesu. Ndahamagara ubuzima bushya. Wowe ugenderewe n'urupfu rugutungura buri munsi, ukarota wapfuye, ukaruta amasanduku bapfa, mu izina rya Yesu izo mbaraga z'urupfu ndazirukana mu izina rya Yesu. Uhereye none kugeza iteka ryose. Mwebwe mutabonye akazi, mwashakishe sibikunde, mwebwe mwashakishe kuva mu byaha sibikunde, mwashatse kuva mu buraya sibyemera, mwashatse kuva mu businzi sibyemera, mwashakishe kuva mu bibi byose sibyemera, ariko uyu munsi bahamagara imbaraga z'igitangaza zanzuye zikamvana mu bisazi, nkamererwa neza. Uyu munsi kaba ndi muzima, bahamagaye izo mbaraga ngo zibakure muri urwo rupfu, zibavane muri ako gahinda, zibavane muri ubu bwihebe, muri uwo kugendererwa nabi. Izo mbaraga zabashikamiye zibamurwiho mu izina rya Yesu. Icyo gihe cya rukokoma kibi cy'umwijima nyikuye ku buzima bwanyu, bahamagariye umucyo w'itangaza kandi bamurikire, nk'uko dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni urumuri, ribamurikire mu mitima yanyu, mube imitima yanyu yari ihinduke misha. Mwakire ijambo ry'Imana ribe rigwire mu mikitse, kandi uhereye none kugeza iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi murakoze. Amen. Turagushimiye cyane. Nagira ngo mbasabe mushyigikire uyu murimo w'ivugabutumwa n'ubu buhamya. Niba mushaka kujya mukurikirana ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo, ukore subscribe, like na share, ndetse ibingibi nubikora ugakanda no kunzogera, uzajya uhora wumva ubutumwa bwiza. Imana ibaho umugisha. Twebwe intego yacu ni ukugeza ubutumwa bwiza ku bantu bababaye bakabohoka, nta zindi nyungu. Inyungu irimo muri ibyo yavuze ngo iyo namamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Imana ibaho umugisha. Hari igihe mwabibona gutya bamwe bakibwira ko ari ikindi kintu runaka. Oya, inyungu ya mbere ni ukubona umuntu akijijwe, ni ukubona umuntu yihannye. Ngewe muri kumwe nitwa Betty, nsengera Kanserege muri Chapelle Internationale muri ADPR. Wifuza kubatizwa, wifuza ubujyanama, yenda se wifuza no kuba wanabyuka waraguye, turahari ngo tugufashe. Waba uterwa n'izo mbaraga, Yesu afite imbaraga zo kuguhumanura, afite imbaraga zo kukuruhura, afite imbaraga zo kukurengera aho waba uri hose. Imana ibaho umugisha. N'ubutaha tuzongera tubane n'uyu mushyitsi. Niba mwamukunze, Imana ibaho umugisha. Ariko kandi bibayeho ko hari n'utamukunze, murihangana, niko Imana yamuhamagaye. Imana ibaho umugisha. Amen. Shalom. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.